Ndagusuhuje mukunzi wacu wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba ari baragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Benshi batunguwe ibyabereye Nyagatare nyuma yo kubona imbangukiragutabara yari itwaye umurwayi irohama, maze abaturage bakagoboka, maze abaturage bakitanga bikomeye cyane ubwo bari barimo kuramira umurwayi ndetse n'umushoferi, maze Imana yo mu ijuru nayo irabumva, maze ubuzima bwabo ngabo bwose buza kurokoka, maze aba bombi baza kuvamo ari mutaraga. Mbese kubera iki imbangukiragutabara yarohamye muri uwo mugezi w'amazi? Ese byaba byagenze gute kugira ngo iyo mbangukiragutabara irohame muri uwo mugezi w'amazi? Byose byaba byaturutse hehe? Kumana natwe maze usobanukirwe byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Gusa bose bongeye kugaruka kuri aba baturage baje kugaragaraho igikorwa cy'urukundo. Gusa niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'iyi mbangukiragutabara yarohamye mu mazi, maze hakitabazwa abaturage. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abaturage batuye mu karere ka Nyagatare bazafatwa nk'intwari bitewe n'ibyo bakoreye imbangukiragutabara yari itwaye umurwayi ubwo ari ahantu yageze, maze ikarohama ikuzurwa n'amazi, maze abaturage bo muri ako karere baza kwigaragaza bakora igikorwa cy'urukundo. Iyi mbangukiragutabara yari ivuye gufata umurwayi yageze ahitwa Rwabiharamba mu murenge wa Karangazi mu karere ka Nyagatare, ihasanga umuvu w'amazi w'imvura yari imaze kugwa ihiramo, iza gukurwamo n'abaturage ndetse n'abari bayirimo bose bakurwamo neza, nta n'umwe uhagiriye ikibazo. Ibikomeje kugenda bishimirwa n'abantu benshi cyane bitewe n'ibyo abo baturage bakoze n'icyo gikorwa cy'urukundo bagaragaje, ubundi bakitanga, ubundi iyo mbangukiragutabara bakayikuramo, maze abari bayirimo bose bakavamo ari mutaraga. Iyi modoka yari yahize mu muvu w'amazi y'imvura yaguye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 Ukwakira 2024, ikaba yari yahize mu mudugudu w'Akayange mu kagari ka Ndama mu murenge wa Karangazi muri kano karere ka Nyagatare. Iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru bikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Yaje inemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karangazi Mutesi Hope, aho yabwiye itangazamakuru ko imbangukiragutabara yari yaheze mu mazi yatewe n'imvura nke yaguye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karangazi muri kano karere ka Nyagatare yavuze ko iyi modoka yari irimo abantu batatu yanyuze aho ngaho, maze ivuye kuzana umurwayi, maze umushoferi aheramo, hitabazwa abaturage bari bari hafi aho, maze bayikuramo bitewe n'icyo gikorwa cy'urukundo abo baturage bakoze. Yagize ati ntabwo haguye imvura nyinshi, yaguye ari nkeya, ahubwo tubona umuvu w'amazi uraje ari mwinshi, natwe turatungurwa bitewe n'uko hari hamaze kugwa imvura ntoya, ntabwo twiyumvishaga ko imodoka ihanyuze yaheramo. Ubwo rero iyo mbangukiragutabara yari yihanyuze, umushoferi ayaciyemo azi ko amazi ari make birangira ihezemo kuko wari umuvu w'amazi watembaga.
twifashishije abaturage bari bari hafi aho n'abandi bari bari gukora mu mushinga wa Gabiro Agro Business Hub, bayikuramo nta muntu n'umwe wakomeretse, bayivuyemo bose ari bazima kandi bose ari mutaraga. Mutesi cyangwa uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Karangazi yavuze ko imvura yaguye ari nkeya cyane, avuga ko bamenye amakuru ko yangije inzu imwe gusa, kuri ubu bakaba batari gusuzuma niba koko iyo nzu yangijwe n'imvura nkeya koko. Uyu Mutesi kandi yasabye abaturage kuzirikana ibisenge no gushyira imbuto mu butaka kugira ngo imvura nigwa neza bazabashe kweza neza. Yavuze ko abaturage benshi muri uyu murenge bamaze gutegura imirima yabo ku buryo barindiriye ko imvura igwa nabo bagahinga ubundi bakeza. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru yabereye mu karere ka Nyagatare, aho imbangukiragutabara yari itwaye umurwayi yaje kuruhama maze ikuzurwa n'amazi, ubundi abaturage bakaza kwigaragaza. Abaturage bafata iyo mbangukiragutabara bayikura muri aho ngaho yari yarohamye muri ayo mazi yari yatewe n'imvura yari imaze kugwa, ariko abaturage benshi baza gutungurwa n'uko iyo mvura yari yaguye yari nkeya, bitari bikwiye ko iyo mbangukiragutabara yari kurohama. ngo nabo byabateye kwibaza ibibazo byinshi, bavuga ko iyo mvura ubusanzwe yari nkeya. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru yacu umunsi. Icyakora icyo tugusaba ni kimwe gusa, ni uko wareba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi ibyo byose umaze kubikurikiza, jya ahatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi ibyo byose umaze kubikora, fata iyi nkuru yacu isangiza abandi kugira ngo nabo bumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.